Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo inna min asharri an-nas 'inda Allah manzila yawm al-qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Umuntu mubi imbere y'Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala ngo ni wa mugore ushira hanze amabanga y'urugo rwe na wa mugabo ushira hanze amabanga y'urugo rwe. Turebe Ibrahim alayhi salatu wassalam igihe yasuye umwana we Ismail, ageze mu rugo abaza umudamu we amubaza ngo mu rugo bimeze gute. Uyu mudamu arirekura aravuga mu rugo nta kigenda, riziki yakuna. Ari kubibwira sebukwe ariko atazi ko ari sebukwe ari kubibwira. Birangije Ibrahim abonye uyu mudamu aramubwira ati umugabo wawe nagaruka fakri alayya salam, ugende umutorera salamu ubwire ati ko ndi kumusuhuza, ariko ikintu urongera kumubwira uze kumubwira ngo ahindure ikizingiti cy'umuryango we. Ibyo ntabwo yari azi impamvu wabivuze. Umugabo yaratashye Ismail atashye aramubwira ati se hari umuntu wageze hano, aramubwira ati hari igisaza cyaje gifite ubwanwa gutya na gutya, aramusobanurira aramubwira ati yakubwiye iki? Yambwiye ngo ngusuhuze, nta nama yagusigiye, yambwiye ngo uhindure ikizingiti cy'umuryango wawe. Aramubwira ati nta kindi data yashakaga, uriya ni papa wanjye, yasabaga ko ngomba kuguha at-talaq, gatanya tugatandukanye. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن من أعظم أسباب الطلاق في هذا الزمان ما تثيره وسائل الاتصال الحديثة من الفتن والشكوك وسوء الظن بين الزوجين، ومن اطلاع من أحد الزوجين على ما يخص الآخر. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ishimeni kuzanidwiteka Allah tabaraka wa ta'ala, amahoro imigisha byuzuye bisakare ku mwacu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bagaragu ba Allah, khutba yacu uyu munsi iraza kwibanda cyane ku mpamvu iri gutera gatanya nyinshi mu mago y'abashakanye, tugenda tureba zimwe muri izo mpamvu kugira ngo turusheho kuzigendera kure, kugira ngo abantu babane nk'uko Islamu ibiteganya. Impamvu rero ziri gutuma za gatanya ziyongera hagati y'abashakanye, ikibazo gikomeye ni ukutizerana hagati y'abashakanye. Ibi ngibi ni ikibazo gikomeye, akaba ari nacyo kibazo kiri ku isonga kiri gutuma umugabo bari gushakana bakamarana ukwezi kumwe, amezi abiri, bagatangira gusaba talaq, bagatangira gusaba za gatanya, kubera ko ntabwo bizerana. Bikageraho umugabo ashyiraho ingenza ku mugore we, n'umugore nawe agashyiraho ingenza ku mugabo we. Bikageraho umugore ashobora gucunga umugabo waryamye, akagenda gucekinga telefone ngo arebe nimba hari ikizibiti yasanga muri telefone. Ibi rero ni cyagiye azagenda agiye gushaka ayo makuru, nyabuneka yagira ibyo abona ari nayo agiye kubyihigira, bikarangira ababaye aturitse n'umutima. Mada qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah niki yavuze muri Qur'an? Allah yavuze muri Qur'an ati ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye Imana, ijtanibu kathira min adh-dhann, ngo mugendere kure gukeka cyane, kubera ko gukeka rimwe na rimwe hari igihe bikugwisha mu cyaha. Allah mu yindi aya aratubwira ati ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum. Abanafiki bazaga kunwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, baje kumubaza muri bimwe mu bibazo bidasobanutse, bakamubaza ati ya Rasulullah, umwe mu bagabo akaba yamubaza ati man abi, papa wanjye ninde? Nyabuneka icyo kibazo abajije
ashobora kugisubizwa ari wari ukibajije, bamubwira yuko yarasanzwe azi ko ari we se, ko atari we papa we, bikaba byamuviramo kubabara no kugira agahinda. Allah aravuga ati rero ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye Imana, la tasalu an ashiya, nimujye mukunda kubaza, hari ibibazo ushobora kubaza wakimenya ukababara. Ibyo tubigereranya n'umugore ucekinga telefone y'umugabo we, bikarangira hari ibyo abonye mu mutima ukameneka, yewe no kubana bikaba bitaragishoboka ko bakomezanya, kandi ari kubera ko yagiye kwishakira ayo makuru. Allah rero ati wala tajassasu, mwirinde guperereza. Izere umugore wawe nawe akwizere, mubane ku cyizere, by'umwihariko nimba mushakanye, wallahi umutekerereze neza, ureke kumutekerereza nabi, ureke kumushyiraho ingenza ngo aho yagiye ni hehe, abo yavuganye ni bande. Ibi byose Islamu ntabwo ibyishimira, kubera ko ni n'impamvu ituma abantu bahita batandukana. Muri hadisi rero y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aratubwiye ati iyakum wadhann, mugendere kure no gukekera n'abo abagore banyu gukekera n'abo bagabo babo. Yatabasanga agatangira kumubaza ibibazo ukabisa ukagira ngo ajye muri torogatwari, uvuye he, byari bimeze gute. Rimwe na rimwe kandi hari igihe ashobora gusubizwa ibyo bibazo yabimenya akababara. Ikindi kibazo gikomeye nacyo kiri gutuma za gatanya ziyongera hagati y'imiryango ni ihmalu at-tazyin zawja li zawjihi, falmar'atu allati tatruku at-tazyin li zawjiha bima abahahu Allah laha min az-zina tu'ridu nafsaha al-i'rad. Abagore cyangwa se abagabo, ikindi kibazo gikomeye harimo kwirara. Wa mugore wagejejwe mu rugo yumva yarangije gutuzwa, akavuga ati alhamdulillah, kwitaho byarangiye. Umugabo nawe nuko nguko, madame yageze mu rugo, kwitaho no kwitakira umugore we akabona atari ngombwa. Mada qala Ibn Abbas radiyallahu anhu, Ibn Abbas radiyallahu anhu yaravuze ngo inni uhibbu an atazayyana lilmar'a, ngo nkunda kuba nasa neza imbere y'umudamu wanjye nk'uko nifuza yuko nawe asa neza imbere yanjye. fatala hadha alqawl, maze hasomwa uyu murongo, walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf, abo badamu ibyiza mubakeneyeho nabyo byiza babibakeneyeho. Nimba wifuza yuko umugore wawe umusanga yakwiteguye asa neza, kamakiyaje ko mu rugo yakishizeho, nawe arakwifuza kugera mu rugo ukaza ukajya muri dushe ukoga. Hari abagabo bagenda bavuye mu kazi mu kwirukanka, ibyuya ni byose, akaza ngo anataka kubusa umukwe wake, habitawezekana. Kubera ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ubwo yinjiraga mu rugo rwe, ngo ikintu cya mbere yakoraga nuko yabanzaga kuborosa. Uyu ni umuco w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وقالت عائشة نانوني المؤمنين عائشة رضي الله عنها يرفض دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم igihe kimwe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarinjiye yinjira mu rugo, maze asanga hari imitako nambaye ku ntoki. Rasulu abaza umudamu we, ma hadha ya Aisha, ibi ni ibiki yewe Aisha? Aisha aramubwira ati ya Rasulallah, ibi ni imitako nashizeho kugira ngo usange nsa neza. Abana b'abadamu umwenda wamusizemo ku mugoroba, yabyukanye na niwagiye kwirirwana, awutekane saa sita, awutekane nimugoroba, ibitunguru biri kumunukaho, maze ngashaka yuko umugirira urukundo na santima. Ibyo ni ukubeshyanya, ntabwo bishoboka. Nimba Aisha yarabikoraga kuri Rasulu kugira ngo amusange asa neza, kugira ngo ntagire undi atekereza, ahubwo amutekerezeho, kubera ko ari kubona umudamu we asa neza. Ariko impamvu abagabo barabana n'umugore bakabashobora no kumara ibyumweru 2, 3, 4 batabonanye by'abashakanye, atari kubera ko hari ikindi kibazo kirimo hagati, ntawe ugishaka undi, nta santima bakigirirana. kubera iki? Baribagiwe. ayuha ikhwa, ikindi rero kibazo gikomeye nacyo ifsha'u sirri az-zawj, gushyira hanze amabanga y'urugo, gushyira hanze amabanga y'urugo. Umugore ibyo yakorewe, byaba byiza byaba bibi, biri ku karubanda, abantu bose barabizi. By'umwihariko social media yaraje,
nabanga abagore bakigira, nabanga abagabo bakigira, ibintu byacu byose biri ku karubanda, ibyo yariye, ibyo yanyweye byose, gift bamuzaniye, ibyo byose biri ku karubanda. Kandi aburi gushumuriza umugabo wawe barahari, babandi barakubwira ati nice couple ça bien, yabo nibo bagiye kuza bakagusenyera, we ntabyuzi. Za gatanya rero mu biri kubitera harimo n'iki kibazo cyo kugenda hariya abagabo bagashira hanze amabanga y'urugo rwabo, yaba yicaranye n'umugabo mugenzi akamubwira ati alhamdulillah Mwenyezi Mungu amenipa kabisa, niko na bonge la mwanamke, mugore wanjye ni cyuma. Uri kubibwira wenda wafite ibibazo mu rugo rwe byaramurenze, wallahi uri kumubwira ati mke wangu ni mzuri musogereye, ejo nejo bundi ugasanga abantu batandukanye biri guterwa n'ibi bibazo. Inwa Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo inna min asharri an-nas 'inda Allah manzila yawm al-qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Umuntu mubi imbere y'Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala ngo ni wa mugore ushyira hanze amabanga y'urugo rwe, na wa mugabo ushyira hanze amabanga y'urugo rwe. Turebe Ibrahimu alayhi salatu wassalam, igihe yasuye umwana we Ismail, ageze mu rugo abaza umudamu we amubaza ngo mu rugo bimeze gute. Uyu mudamu arirekura aravuga mu rugo nta kigenda, riziki hakuna, ari kubibwira sebukwe ariko atazi ko ari sebukwe ari kubibwira. Birangije Ibrahimu abonye uyu mudamu aramubwira ati umugabo wawe nagaruka fakri alayya salam, ugende umutorere salamu ubwire ati ko ndi kumusuhuza, ariko ikintu urongera kumubwira uze kumubwira ngo ahindure ikizingiti cy'umuryango we. Ibyo ntabwo yarazi impamvu babivuze. Umugabo yaratashye Ismail, atashye aramubwira ati se hari umuntu wageze hano, aramubwira ati hari igisaza cyaje gifite ubwanwa gutya na gutya, aramusobanurira aramubwira ati yakubwiye iki? Yambwiye ngo ngusuhuze, nta nama yagusigiye, yambwiye ngo uhindure ikizingiti cy'umuryango wawe. Aramubwira ati nta kindi data yashakaga, uriya ni papa wanjye, yansabaga ko ngomba kuguha at-talaq, gatanya tugatandukanye. Ashaka undi mudamu wa kabiri, ashatse undi mudamu wa kabiri. Uwo mudamu nanone Ibrahim aragenda asura uwo mwana, uwo mukobwa aramusura. Hageze umukobwa amufata neza, amubaza hali yo mu rugo, aramubwira ati mu rugo bimeze neza, ni ibihe biryo murya? Turya inyama, ibyo kunywa, amazi ntagabura mu rugo rwacu, bimana urugo rwacu rumeze neza alhamdulillah. Umugore ahifaza urugo rwe, kandi barakubwira ngo nta n'ikintu muri uwo munsi urwo rugo rwari rufite, ariko abivuze min babu ya sitr, mu rwego rwo kugira ngo ahishire urugo rwe. Maze aramubwira ati umugabo we naza uze kumuha isalamu, kandi umubwire ngo akomeze ikizingiti cy'umuryango wagikomeze cyane. Aho ngaho ariho turebera iyi aya iri muri Qur'an. Allah avuze ngo fasalihatu, ngo abadamu beza, qanitat muti'atu li rabbi, ngo ni babandi barangwa no kubaha Allah tabaraka wa ta'ala, nyuma yaho bakubaha n'abagabo babo. Hafizatu lil ghaib bima hafiza Allah, bima hafizahu Allah. Nyuma yaho noneho ntibirangiriraho, bakarinda n'amabanga y'ingo zabo ntibayashyire hanze. Birababaje kubona umugabo ari rijal yicarana n'abandi bagabo akababwira isiri zo mu gitanda we n'umugore we. Wallahi ibi ngibi ni laana, ni umuvumo. Bamwe no mu bamenyi babishyize no mu byaha bikuru, kubera ko umugabo ufite ubwenge ntiyatinyuka kuratira umugabo abandi bagabo umugore we kuri ibyo ngibyo by'umwihariko bigendanye no mu biriri. Aqulu ma sami'tum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barru al karim. Alhamdulillah rabbil alamin, thumma wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Isimeni kuzaniliteka Allah tabaraka wa ta'ala, amara bisakarikum wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, bagaragu Allah, Allah yaradutegetse muri Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu
عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.